bisanze muri ibigo ngororamuco impamvu zabazanye zifite aho zihuriye no kunywa inzoga. Benshi bitangira banywa inzoga bikageraho bagatangira kunywa inzoga nyinshi cyane, bikazamo noneho ibindi biyobyabwenge bitandukanye bigatuma bigeraho batakibasha kugira icyo bimarira. Ariyo mpamvu twabazanye muri ibigo by'ingororamuco bakagororwa bakigishwa, ariko bakamara n'igihe nyine bahabwa ubufasha bwo gukira, kuko nk'indwara y'ukuri baba barwaye. Uyu munsi rero ahangaha hari abagera ku 2,000 bamaze kunyura muri iyo gahunda, bakorewe isuzuma bigaragara ko bakize, bagororotse, biteguye gusubira mu muryango. Twaje turongera turabaganiriza, tubabwira yuko n'undi bagiye gusanga turi mu bikorwa byo kwigisha n'urugamba rwo guca ibiyoga n'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, no kwigisha abaturage yuko batagomba kunywa inzoga ngo banywere gusinda bibatwarira umwanya mu buzima bwabo. Twaje kubibabwira kugira ngo nibasubira mu baturage, muri sosiyete, bamenye yuko ari n'igikorwa rusange cyo kwigisha abanyarwanda kureka imyifatire mibi irangaza, by'ukuri igaragaza guta indangagaciro zacu dushaka kubaka nk'abanyarwanda bazima babasha kugira ibyo bakora bakiteza imbere. Abo basanze bo murabasaba iki? Turasaba abaturage yuko birinda ibijyanye n'inzoga zituje ubuziranenge, ariko no kunywa inzoga byo kunywera gusinda muri rusange. Inzoga ntacyo zimaze, igifite umumaro ni uko umuntu yita ku gaciro k'ubuzima bwe, bakamenya ibimwubaka, akamenya kubyuka mu gitondo agiye mu kazi k'ibyo ari bukore biri bimuteze imbere, akamenya kuba mu muryango yirinda ibintu byose byamuteza kugira umuryango utameze neza, kuko inzoga iri mu bya mbere bituma haba amakimbirane mu miryango, ikoreshwa nabi ry'umutungo, kutita ku bana n'ibi rero by'ubuzererezi. Niyo mpamvu dukomeza kwigisha abaturage yuko inzoga ntabwo ari ikintu cyo kwigamba no kwirata, bigabanye, ndetse babishoboye byifuzwa ko babireka rwose, ahubwo bagakora ibibateza imbere. Nyakubahwa Minisitiri, ku kibazo kigendanye n'ingamba leta yafashe yo kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge ndetse n'ibiyobyabwenge muri rusange, hari ikintu cyagaragaye muri iyi minsi cy'abaturage bagaragaje yuko n'urwagwa hari aho babujije kongera kurwenga, byagaragaye mu majyaruguru mu burengerazuba aho byagiye bikorwa. Twagira mutubwire urwagwa rw'abanyarwanda nk'imusanze icyo kibazo cyaravuzwe cyane, bavuga abaturage ati bari kutubuza no kwenga. Bagenzura neza, ntabwo ari byo, ntabwo ni amakuru yagiye atangwa abantu bavuga ibintu ariko mu buryo butari. Icyo dusaba abaturage ni uko igihe ushaka gutegura amafunguro cyangwa se ibinyobwa bwakiriza abantu ugomba kugira ibyo wubahiriza, kuko ufite inshingano yo kugaburira abantu ibintu bikoranye isuku, bimeze neza, bitari bwangize ubuzima bwawe. Niba ari n'ibigage cyangwa ibindi binyobwa bigomba kuba bifite ubuziranenge, kugira ngo rero ugaragaze yuko bifite ubuziranenge, ko bubihaye bitari bubangiriza ubuzima, ugomba kubyemeza ukabigenera ubuyobozi, kandi ukemera yuko abantu baza no kukurebera kugira ngo bikora neza. Ntabwo ari ukubibuza, ahubwo gushyiraho uburyo kugira ngo bikorwe neza rwose. Minisitiri, muri speech mwasabye bano bajene kwirinda kunywa za nguvu iracyari ku isoko, sinzi niba nayo muyishyira muri kategori ya illicit drinks cyangwa se za nzoga zitemewe. Ibyo twabwiye abajene ni ukwirinda inzoga muri rusange, kandi twabwiye yuko turi mu bukangurambaga bwo kwigisha sosiyete yose, abanyarwanda bose, ububi bw'inzoga, ariko bikajyana n'abazikora, kugira ngo tubasabe abagomba gukora inzoga bashaka gucuruza bagomba kuba bubahiriza amabwiriza kandi bakayubahiriza neza, nta kintu kimwe kivuyemo, kubera yuko agaciro
ubuzima bw'abanyarwanda bufite agaciro tugomba kubwitaho. Umuntu wese ushaka gukora ibikorwa by'ubucuruzi hari ibintu byinshi ashobora gukora bigateza imbere ari we ku giti cye, ariko ari n'umuryango nyarwanda n'igihugu muri rusange, aho kugira ngo bajye gukora ibintu bimwe bavangavanga bituje ubuziranenge, inzoga badashobora kumenya igipimo cya alcohol bashyizemo uko kingana, badashobora mu by'ukuri gutanga garanti y'uko bitari bwangiza abaturage. So tubasaba abo ngabo kubivamo rwose bagakora ibintu byemewe. Nyakubahwa Minisita, ubukangurambaga buzakomereza mu bindi bigo ngororamuco cyangwa